mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Actualite Burundi, reka twizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Tugiye kwibanda ku makuru agiye atandukanye y'ibitero bikomeye cyane ndetse byibanzemo n'ibya drone zikomeye zongeye kurasa mu bice bitandukanye, mu bice bikikije teritwari ya Uvira, by'umwihariko nko muri za Katongo. Turababwira rero ko mu ijoro ryakeye ibi bitero byaje kuba byibasira mu bice bitandukanye, ariko no ku ruhande rwa FARDC hari ibindi bitero byatagatinze muri resitora yari kuberamo inama y'abayobozi ba M23, nayo tugiye kuza kuba tubyinjiramo neza tubabwire uko byagenze, uko imirwano yabaye. FARDC rero yaje rwose kurasa mu gipimo umutwe wa M23 rwose. Ahangaha turi buze kuba tubibabwiraho muri za Karundu uburyo muri resitora yitwa Blue Cats Restaurant yaje kubiraswaho, ndetse na operation tubavuga ngo yagenze neza hano muri Karundu, hano ku cyambu cya Karundu murahamenyereye. Turaza rero byose kuba tugera tubibabwiraho hari mu ijoro, ndetse tubabwire n'ibindi bitandukanye. Reka twizere ko mugikomeje kugenda mumererwa neza cyane cyane. Abantu mwese muri kutwumva aho mwaba muherereye hose, turabashimiye, tubahaye ndetse tubahaye yambu, tubifuriza kugubwa neza. Imana ikomeze ibahe imigisha. Tubabwire ko aho waba uherereye hirya no hino, waba umeze neza waba utameze neza, icyupa no kwizera Imana iyo ugihumeka byose birashoboka. Dushyigikira ukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Reka dutangire na mpamvu yo kuba twizimba mu magambo cyangwa se dutinda mu magambo. Reka duhere ku bitero bya drone byaje kurasa muri resitora yitwa Blue Cat Restaurant, aho yarashe cyangwa se operation yabaye mu ijoro. Ahangaha aho bita rwose cyambu cya Karundu, ahangaha neza neza byabaye ku munsi w'ejo kuwa gatatu, ariko mu ijoro ushyira kuri uyu wa kane, aho rero hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira niho byabereye. Iyi Blue Cat cyangwa se Blue Cat Restaurant ni resitora n'ubundi rero iherereye muri ako gace ka Karundu, ariko yaberagamo inama y'umutwe mu 23. Iyi operation rero yaje kuba itegurwa n'ingabo za FARDC, zaje kuvumbura ko uno mutwe urimo urategurira ibintu hano muri iyi hoteli, urabanza utanga sinyare abakozi baho bahava. Ubu rero bamaze kuba barasa, aho abagera ku 9 bivugwa neza ko bamaze kuba bakomereka cyangwa se babaye casualties, ndetse yemwe abandi bakaba bahafatiwe. Ni inama rero yateguraga n'ubundi M23 kugira ngo irebe uko yakisubiza ibice bitandukanye n'ubundi ikomeje kugenda yamburwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira cyangwa se za teritwari ya Uvira, aho naho tugiye kuza kuba tuhinjira tukareba. Ibitero bya drone rero ni ibitero nyamukuru byari byabanje neza kwiga uburyo bari buze kurasa iyo resitora nta wundi musivili ubikomerekeyemo. Gusa ku ruhande rwa M23 bahise babeshya nk'uko kundi kwabo bisanzwe, bavuga ko ino hoteli cyangwa se ino resitora yari irimo abasivili gusa, ahubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayirasa yibwira ko ari imo abantu ba M23. Gusa rero abaturage bari muri ibyo bice nabo baje kuba bemeza ano makuru, bavuga ko hari kuberamo inama rwose y'abayobozi ba M23, ndetse yemwe ko babashije kubanza kuburira abaturage. Hatanzwe impuruza kugira ngo abaturage babashe kuba bava muri ibyo bice. Aha rero M23 rwose ikaba yaje kuba iraswaho ku buryo bukomeye cyane. Inzu ubona ko yabari tuke hejuru, batari bake baje kuba bakomereka, ndetse abandi bitaba Imana muri icyo gitero. Nyuma rero M23 ibonye ko bipfuye ubusa cyangwa se uko ibyo yateguraga bipfuye ubusa, itegura propagande yo kugenda ibwira abantu ndetse ibwira abanyamahanga n'abandi bose ko ngibibaye ngari nk'ibyabaye muri teritwari ya Masisi.
ngubwo n'ubundi rero hicwaga abantu, ubwo hicwaga nabo ngo ni abantu nanone n'ibitero bya drone. Aha ngaha ariko ho rwose amafoto agaragaza neza imwe mu nzu n'ubundi z'iyo resitora yasenyutse, bivugwa ko rero n'ubundi abo basirikare ba M23 baje no kuba bayisigamo ubuzima kandi ko habashije kubanza kubaho kuburira abasivili. Ibi ni ibitero rero bya drone bikomeje kugenda byibasira ibirindiro by'umutwe wa M23 ndetse n'ahandi hose bagerageza kwihishahisha no kujya gukorera inama n'ibindi bakomeje kugenda baraswaho ku buryo bukomeye cyane. Ubwo rero bibaye ibitero byinshi, yaba ibyo ku butaka yaba ibyo mu kirere, byose bikomeje n'ubundi kugenda bisiga uyu mutwe ushwanyaguzwa. Navuga ko ibisigarizwa n'ubundi by'ibimenyetso bigihari, ndetse ubone ko inzu yasenywe ndetse n'imodoka yarije gukura aho ngaho ibyangirijwe ndetse n'abakomerekeye n'imirambo iragaragara. Turaje dukomeze tubyinjiramo, ariko reka tuva aha gatoya n'ubundi tubabwire ko saho gusa muri Brukati, ahubwo M23 nayo yagabye ibitero bikomeye kuri Makobora, ariko biza kuba bifata ubusa. Ni ibitero uyu mutwe watagatingaga n'ubundi kurasa, aho wabikoze ku munsi w'ejo utagatinga n'ubundi kurasa kuri bimwe mu bice birimo za Katongo, muri za pozisiyo n'ubundi zitandukanye, ndetse no muri Makobora aho waje kubombinga, ariko nyuma y'uko harashe FARDC yakomeje n'ubundi kuhakontorora, ahubwo nayo yahise yohereza drone zayo, arizo zaje rero gukubita uyu mutwe wa M23 wari wabamereye nabi ku butaka. Drone ikaza mu masaha y'umugoroba igahita itangira ngo mu masaa 2, biragaragara ko aribwo drone yatangiye kurasa bikomeye cyane ku mutwe wa M23 hano za Katongo ndetse na Makobora. Umutwe wa M23 usubira inyuma, ariko wari waje nawo wisize senda uvuga ko ushaka byibuze Katongo na hano Makobora, ariko birangira n'ubundi still Makobora Katongo biracyari mu maboko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biracyari kure cyane nk'ukwezi cyangwa se izuba kubona umutwe wa M23 urimo urayobora ibice bitandukanye cyangwa se wisubiza ibice n'ubundi FARDC yabafatanye, kuko kugeza kuri ano masaha M23 aho igerageje kwataka hose irimo irakubitwa, irimo iratabwa muri yombi, irimo iracishwa akanyafu kunda. Noneho ibitero bya drone bimeze nabi. Nakubwiye ko hari abahungu bari gutozwa n'Abashinwa muri iyi minsi, baraza kwizonga, barimo baratozwa n'Abashinwa gutwara drone ndetse n'indege z'intambara. Abangaba rero bahuye ejo bundi, ariko nabonye ko hari n'abandi bamaze iminsi mu myitozo idasanzwe aho bita Kitona. Aha naho rero bamaze kuba abahungu bahava, batangiye kuza ku rugamba. Rero byumvikane ko izi ngabo za M23 nizititonda ziri buze gusigara ziri buze gukubitwa ku buryo bukomeye cyane, kuko ntabwo biri buze kuborohera. Ingabo za FARDC zongeye kuba zimira karungu cyangwa se zongeye kurakara, zo n'ingabo z'u Burundi, ku buryo kuri aya masaha Abarundi, ingabo za Kongo na Tanzania barimo barakoresha imbaraga zose bafite, yaba izo ku butaka yaba izo mu kirere ndetse n'izo mu mazi, abamarine, amato, bose bari tayari kandi bari ready. Nahoze ndeba Hamuri Yakutumba atangaza ko bagomba gutanga ibitambo bishoboka byose kugira ngo bisubize ibice byabo, bongereye kubisubiza ubwigenge, birimo Bukavu, birimo Goma ndetse n'utundi duce dutandukanye, ko bagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo bongere kuba bisubiza ibice byabo M23 yitije cyangwa se iri kubuza uburenganzira. Turaza kugaruka mu kanya rero tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza kandi amahoro y'Imana agikomeje kubana namwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.